bisa naho wa mudamu amaze kumwica, arangije yamujugunya ahantu, arangije aza gutwika imyenda. Nyagasani, umusaza afite amaraso amwuzuyeho. Mbega umusaza ni mafia koko nk'uko babitubwira. Nuko twagarutse aha ngaha, wari ufite kabucura afite pisto ni Dujin, yari aramaze kuba umupolisi. Ati bamaze kuba bamuhereza igipolisi. Hano yagendaga abaganiriza akageza kwigisha mu kigo cya polisi. Yabwiye Dujin, amubwira ati mbabarira ndakwinginze, ati papa afite amaraso yiwe ku biganza, afite amaraso y'abantu benshi ku biganza, ati yishe abantu benshi. Nuko mu gihe bakiri aho ngaho, papa wa Dujin yaraje n'imodoka. Nyagasani, nuko Dujin yarababwiye ati nta kibazo, ndigira nkaho uyu munsi ntigeze mbabona kuva mu gitondo, nimugende. Papa ntabwo azamenya ibyabaye, nta nubwo azabageraho, ntabwo azabangiza. Ati kandi mama ndagushimira kuba uba wagerageje kwita kuri murumuna wanjye, mushiki wanjye. Arangije yabwiye gashiki ke kari kanze kumusiga, kari kuvuga ngo ntabwo ashaka gusiga Dujin, ntabwo ashaka kuba kasiga bro wako. Nuko yarakabwiye ati tuzabonana nta kibazo, turajya tuvugana. Nuko twagarutse mu rugo, umusaza yari yarakaye, ari kumenagura amadongo. Ati ni gute umugore yagiye ntabizi? Nyagasani, umugabo ni umurakare, umugabo yararakaye cyane. Episode ya kabiri nuko kuko tuyitangiye, ababyibuka neza nahanga twari twasoreje episode ya mbere. Nuko Dujin yaraje yicarira ahangaha, yari yicaye wenyine. mu byibuke bamaze kuba batandukana we na famiye yiwe, mama wiwe amaze kuba yajyana na mushiki we. Nuko Jay yaraje amusanga ahangaha, arangije aramubwira ati se kwicaye wenyine bite byawe? Ati se wari unkumbuye? Ati reka nizere ko uri kunkunda cyane, sibyo? Wari unkumbuye? Ni ka Jay kimereye nk'agasazi karaje karamusekera, kananije karamubwira Dujin, ase ni biki byakurakaje ko mbona umeze nk'udatekanye, wagira ngo hari icyakubayeho? Ni iki cyakubayeho? Sobanurira neza. Uri kunkrashinga? Wangiriye crash? Ni iki uri gutekereza? Ati se urankunda koko? Mbwiza ukuri. Nuko Dujin yaramubwiye ati Jay, ati ndagukunda kandi uburyo nkubonamo ngufata nk'isi yanjye. Ati sinzi uburyo nabisobanura, gusa bifite igisobanuro kirenze, ntabwo nabasha kuba nabona igisobanuro gifatika naguhereza gisobanura uburyo ngukundamo. Nuko Jay byaramurenze, yaratunguwe. Nibwo bwa mbere Dujin amubwiye ko amukunda. Ubundi bwo Jay yajyaga abivuga gutyo, abivuga ari brag. Mu byibuke neza badusubije inyuma imyaka 9. Ni Dujin arimo kugenda tuganirira. Nuko akimara kuva ngo muri ibyo bitekerezo, yaje ahangaha asanga hari igitabo kiriho ifoto ya papa we. Ntabwo tuzi igitabo cyahageze gite, ntituzi kirimo iki. Nuko ku ruhande baratubwira ati mama wiwe, mama wa Dujin, ati akimara kugenda we na mushiki we, ati yahise agenda afungura hoteli yiwe ku giti cye, atangira kuba yakikorera. Nuko ati iyo hoteli yaramamaye cyane, arangije ngo hoteli yiwe yatangiye kuba yasurwa cyane n'abanyamakuru. Nuko umunsi umwe hari amakuru ngo yari ari gutambuka kuri televiziyo, ni amakuru avuga kuri papa wa Dujin. Bari barimo kumugaragaza, bari kuvuga ngo ati yashyize ahagaragara ibijyanye n'ubuzima bwe. Bagaragaje ko ari umwicanyi wenyine, ubwe ngo niwe wabyigaragaje. Hari umwana w'umukobwa wabyitegereje, ni mushiki wa Dujin yari kubyitegereza. Mu byibuke neza mushiki wa Dujin we yarasanzwe ari kumwe na mama wiwe bakorana. Nuko Dujin ku ruhande we murabizi ko yabaye umupolisi, ntabwo azi ibyari byo. Yaratambutse aje gutya abona cya gitabo, yaratunguwe. Ariko mu kwitegereza cya gitabo abonaho ifoto ya papa wiwe, amagambo yari yanditseho ati ntabwo ndi nkawe. Bongeye kuba badusubizaho inyuma kera cyane. Umunsi umwe polisi yari yapanuye ahantu hose. Jay ndetse na mushiki wiwe na musaza we bari mu modoka ya polisi. Polisi yari yapanuye ahantu hose. Nuko Dujin yari ari ku ruhande yicaye wenyine yihebye. Birasa naho papa wa Dujin ari wari wakoze ayo mabara, yakoze amahano. Nuko Jay yabwiye abapolisi ati nibareke ave mu modoka ahitaza ahobera Dujin. Arangije aramubwira ati uko byagenda kose, ikizaba cyose ntabwo nzigera nkwanga. Ibyo ngibyo Dujin yarabyibutse. Icyo gitabo yaramaze kuba yarebaho, nicyo cyabimwibukije. Kurikira neza, twavuye aho ngaho tugaruka ku rundi ruhande. Jay yari arimo kuba yakirukanka, bisa naho yari akiri muri za kinamico. Mu byibuke neza dutangira episode ya mbere, yatangiye Jay arimo kuba yasaba akazi ko kuba yaba umukinnyi wa filime. Hano bari bamaze kuba bakamuhereza ko kujya akina filime. Nuko yaraje akimara gusoza akazi yari arimo, abanyamakuru ku ruhande bari bamutegereje. Abanyamakuru batangira kuza bamubaza ati ko hari igitabo cyasohotse cy'umwicanyi wishe ababyeyi bawe, ugomba kuba hari ikintu watubwira, ugomba kuba wadutangariza, dukeneye ko ugira ikintu tubwira. Uri kwiyumva ute muri aka kanya nk'umuntu wiciwe ababyeyi, none umwicanyi akaba yasohoye igitabo arimo kwigamba ko yakoze ayo mabara? Nuko umukobwa byaramurenze, yananiwe kuba yagira ikintu avuga. Arangije agerageza kuba yahunga ngo yirukanke. Mu kuba yagenda, nuko umukobwa agenda azingera, yarazungereye, iseri riramufata. Mu kwirukanka bigenda bimunanira. Nuko
ako kanya Dujin yatangiye kuba yakibuka kera, ati hari kera umunsi papa wiwe bamujyana mu rukiko, arangije bamaze kuba bamuhamya icyaha bamusohorayo baramujyana. Icyo gihe Dujin yarahagaze ku ruhande arimo kubyitegereza gake gake, nuko yibutse neza ko ibibaye kuri Jay uyu munsi ari nabyo byamubayeho mu gihe cyahise. Icyo gihe uwo munsi papa wa Dujin bamuvana mu rukiko, icyo gihe Jay barigerageje kuba baza abanyamakuru bari kumushakaho amakuru nanone. Icyo gihe nibwo Dujin yagize gutya, arangije aritambika ajya ku ruhande aravuga ati ni njyewe umwana wabyawe n'uriya mwicanyi uvuye mu rukiko, nimuze mumbaze ibibazo byose mushaka muve kuri uriya mukobwa. Umukobwa yarabibonye abona ko umuhungu yamwitangiye. Nuko hano umusore aracyarimo kuba yabyibuka. Hano umusore yabaye umupolisi ukomeye cyane, yitegereje Jay, arangije aramwibuka. Bari bongeye kuba bahura, barabaye bakuru, mu byibuke bari baherukana kera mu myaka 9 ishize. Umukobwa yabaye nk'uzungereye, nuko Dujin arangije aramufata amujyana kwa muganga, arangije baramuryamisha. Abaganga batangira kuba bamwitaho, bagenda bamukurikirana. Bongeye kudusubiza inyuma imyaka 9 yahise, batwereka mu rugo iwabo wa Jay. Ati uwo munsi yari habaye amahano. Wa musaza papa wa Dujin yasanze Jay yicaye ahangaha. Jay byamurenze, afite ubwoba bwinshi cyane n'amarira menshi. Umusaza aramubwira ati ese urimo kumenya? Umwana yaramubwiye ati oya, ntabwo nakumenye. Nuko umusaza aramubwira ati oya, wishaka kumbeshya, ntabwo ushobora kuba nakureka, uragira ngo nkureke ugende kandi wamaze kuba wamenya. Nuko umusaza aramubwira ati ubu ngubu ngiye kuba naguhitana, ngiye kukohereza usange papa wawe na mama wawe ubasange. Umusaza yagize gutya azamura inyundo, yaramubwiye ngo agiye kumwica. Mbere yuko ajya kuzamura inyundo umusaza, umuhungu we yahise ahagera. Dujin arangije yaramubwiye ati papa rekera aho ngaho, ati ibyo uri gukora wapi. Nuko umwana w'umukobwa Jay yahise abwira Dujin ati irukanka uve hano, uyu musaza ni umugome arakwica. Imana yakinze akaboko, umukobwa ntago bakimwishe. Umusaza yahise amureka. Arangije ako kanya Dujin yaramubwiye ati papa, ati nahamagaye polisi, ati mu minota 10 iraza kubigeza ahangaha. Ese ntabwo urimo kunyizera? Niba utanyizeye komeza utegereze, uraza gushiduka bakwambitse amapingu, ufite iminota 10 yonyine. Nuko umusaza yaramubwiye ati va mu nzira none ahangaha. Nyagasani, umusaza yamara amaje arashaka kubica. Nuko barongeye batugarura ahangaha ku bitaro. Wa mukobwa yaramaze kuba yakanguka. Mu gukanguka kwiwe yise abaza wari umurwaje kwa muganga, aramubwira ati Dujin ari hehe? Wari umurwaje aramubwira ati se Dujin ninde ko ntari kumumenya? Umukobwa yamaze kuba yakibuka Dujin, ariko abandi ntago bazi Dujin. Mu kwitegereza neza abona yamusigiye rya kote ryiwe rya gipolisi. Nuko twagarutse ahangaha, abanyamakuru bari bateje rwaserera bari gushaka interview kuri Dujin. Nuko Dujin yaraje ageze ahangaha arababwira ati ntabwo nshaka kuba naganira kuri uwo musaza w'umugome w'umwicanyi. Nuko baramubwira ati se ko ari papa wawe ubundi uraduhisha iki? Tubwire, turashaka kuba twabisobanukirwa. Ni gute ibintu byabaye mu myaka 9 ishize? Ababyeyi buriya mwana w'umukobwa bakaba bakicwa, noneho aho biciwe, aho bapfiriye bakahagusanga, kandi bakagusanga uri kumwe n'uriya mwana Jay. Ubundi mufitanye nirihe sano riri hagati yawe n'uriya mwana Jay? Ababyeyi be barishwe, bicwa na papa wawe, none muri aka kanya dusanze muri kumwe. N'icyo gihe mwari muri kumwe, dusobanurire bimeze bite? Nuko umusore yarababwiye ati ese ubundi reka mbabaze, kuba ndi umwana w'umwicanyi cyangwa kuba papa ari umwicanyi, ibyo ngibyo bikuyeho ko ari umuntu? Yarababwiye ati papa nubwo ari umwicanyi, aterega burya abicanyi nabo baba ari abantu. Ati se nkamwe b'abanyamakuru ko mwagiye mukamuzengereza, nanjye ubwanjye mwaranzengereje buri munsi. Rebe imyaka yanjye y'ubuzima bwanjye bwose yose nayibayeho mfite icyo kimwaro cyo kwitwa umwana w'umwicanyi. Ese ibyo ngibyo urumva ngiye byampereza amahoro muri njyewe? Urumva nagira umutuzo mu mutwe nkaba napanga utugahunda twanjye tundi tuneza imbere? Ati ibyo ngibyo nabipanga gute? Murambangamira cyane. Ati kandi nimushaka mwisubireho, ibyo ngibyo byarabaye kandi nanjye ndicuza. Na n'ubu ngubu ntago nshimishwa, ntago ntewe ishema na papa. Nuko twagarutse ahangaha, Jay yaraje aza ahantu yatekerezaga ko Dujin ashobora kuba ari aje kumushaka. Dujin baramutegereje umunsi wose baraheba. Umukobwa yaramutegereje umunsi wose ntiyamubona. Nuko mugenzi we yaramubwiye ati
ko bari bari kumwe wari umurwaje ati Dujin ntabwo akije, reka tugende hanze, hari abanyamakuru benshi, reka tunyure hirya mu gikari tuzenguruke batazi kuba bazi kukubaza ibibazo. Nuko twagarutse aha ngaha dusanga Dujin yari yaparitse mu muhanda, hari ahantu yari ari mu muhanda yafunze umuhanda, sinzi ibyari byabaye. Nuko ku ruhande baratwereka abandi bantu benshi cyane ngo bari mu myigaragambyo itewe n'iki, ngo bari bari kwigaragambya kubera cya gitabo umusaza ngo yashyize ahagaragara, igitabo kigaragaza ibigwi byiwe yasohoye. Hagati aho abari bari mu myigaragambyo ni abantu bakomoka mu miryango yose uriya musaza yagiye yicamo. Uriya musaza yishe abantu benshi cyane, uriya musaza ni inyamaswa, ni mafiya. Umusaza igitabo yashyize ahagaragara cyaragiye kiramamara ahantu hose ku mateleviziyo, birirwa bakinyuzaho buri munsi. Nuko Dujin yaracyitegereje, umujinya uramwica cyane, byamuteye umujinya mwinshi, arangije ajya ku ruhande ajya kwimenaho utuzi kugira ngo byibura mu mutwe bibe byagabanuka, kuko yumvaga byenda kumusaza, byamuteye stress. Barongera badusubiza mu myaka 9 ishize kera, ati umunsi byabaga icyo gihe Jay ubwo yazanaga na polisi yaraje ahobera Dujin ahantu yari ari. Dujin byari byamurenze, yari yihebye. Nuko arangije yaramubwiye ati Dujin ndakwinginze, urabizi ko ndagukunda, ibyabaye byose ntube wakirenganya, ntago ari amakosa yawe, ibyo papa we yakoze ntago ari we wabikoze. Ati ndakwinginze ntuzagerageze kuba wakiyahura, ugomba kuba wabaho, nuramuka utabayeho nanjye wumve ko ntago nzigera mbaho, nta nubwo nzigera nkubabarira, nta nubwo nakibabarira. Ibyo byose Dujin arimo kubyibuka umunsi umwana w'umukobwa Jay yagendaga bimubwira. Ibyo byose Dujin yarabyibutse biramurenga, birasa naho yari yarabyibagiye. Kurikira neza agasobanura cyari kumwe na Boss Amani. Ibuka kunkandira subscribe, kanda like, andika icyo ushaka cyose muri comment. Bakomeje kutwereka ni muri ya myaka 9 yashize, ni kuri wa munsi papa wa Dujin akora amahano akica ababyeyi ba Jay. Nuko uwo munsi Jay yarari aho ngaho, baratubwira ngo ati musaza we yaje kuba yaza kumureba, ahita amujyana arabatandukanya. Ntibyatinze Dujin akiri aho ngaho yitegereje, yari kureba amafoto uriya mukobwa yari yapostinze ni Jay. Nuko batwereka papa wiwe ngo umunsi yari ari gutoroka ajya gufatwa, yaragiye ari gutoroka, arangije ahita azengurukwa na polisi. Polisi iramubwira ati hagarara aho ngaho, nta hantu ufite ho gutorokera. Umusaza arababwira ati ariko se ko muri ibicucu muratekereza ko mwari kumfata gutyo? Ati umwana wanjye yanjijishije ankina imitwe, arangije none muramfashe, ntabwo mwe mwamfata mukoresheje ubwenge bwanyu, iyo utazi ko bari umwana wanjye ntabwo mwari kuba mwamfashe. Nuko twagarutse hano ku rundi ruhande, baratwereka Dujin yaramaze kuba yakubitamo uniform ya polisi, araza yicara aha ngaha, yaje gutanga interview ayihereza abanyamakuru. Nta kindi yaje kuba yavuga, yaje kuba yavuguruza papa wiwe ku byo yasohoye mu gitabo kibi, kubera ko papa wiwe yagiye agaragaza ibigwi byiwe ariko ntiyagaragaza ko ari umwicanyi, agenda yigaragaza nk'umuntu mwiza, arangije atangira gucuruza igitabo. Baratubwira ngo iyi interview Dujin yagiye gutanga yihereza abanyamakuru yari igamije ikintu kimwe, ati ni ukuba yagaragaza papa wiwe uwo ari we wa nyawe, atari bya bindi byo kugenda yiyoberanya mu gitabo, kuko uno musaza yari yagiye ariyoberanya. Nuko batwereka umusaza hano ari muri gereza, ni papa wa Dujin, yari kumwe n'umusore. Arangije yabwiye umusore ati ejo murumuna wawe ati agiye kuba yaba umupolisi mukuru, ati azapasinga mu gipolisi, ati kosi ryiwe rigiye kuba ryarangira. Nuko umusore aramubwira ati nagenda uwo nguwo, ati Dujin ni umugambanyi, yagambaniye umuryango wose arawusenya, yarambabaje cyane ubwo yajyaga gukunda uriya mukobwa, ati nta na rimwe nshobora kuba namukunda. Ati Dujin yaragiye ajya gukunda umukobwa arangije ahita amutwangisha twese. Nuko umusaza aramubwira ati ni wowe gicucu, ati ni wowe ahubwo uri gushaka kuba wasenya umuryango. Ati Dujin ati ni umwana mwiza. Nuko twagarutse aha hari uri gukora ka parade, ni Dujin yari yamaze kuba yakubitamo ingofero. Uwo munsi yari umunsi wa pass out, yari yapasinze amaze kuba yaba afande, bamaze kuba bamukubita iranka. Nuko Dujin yaramanutse mu kumanuka, aho kugira ngo abantu bamunezeze yakubitanye n'igikundi cy'abantu benshi cyane. Ba bantu ya miryango papa yiwe yagiye ahemukira, bamukubise amagi, bamuteye amagi, bari muri stade, bari bapasingiye muri stade, bamukubise amagi. Baramubwira ati wowe ni gute ujya kuba afande mukuru kandi papa we yaratwishe, ati wa mwana w'umwicanyi we. Dujin byaramurenze,
byaramurenze, ni agahinda gakomeye cyane. Ibaze kuba umwana arengana. Nuko ku ruhande batweretse Jay yari ari ku ruhande abyitegereza, yarabibonye abona ukuntu basebeje Dujin, biramubabaza cyane. Nuko Dujin yarahagaze aho ngaho, mama wiwe yahise aza, arangije aravuga ati umwana wanjye ararengana, umwana wanjye muramushakaho iki? Umwana wanjye ko nta cyaha na kimwe yigeze akora, muramushakaho iki? Ati ndetse yanagiye no muri interview ajya kuba yavuguruza papa wiwe, agaragaza ko ari umunyabyaha, none ni inyiturano. Nuko ba bantu bari baje kuba bamurwanya bahise batangira kumwumva, bumva ko Dujin byibura ari umwana mwiza, ko atameze nka papa wiwe, baza kuba bamwiyungaho. Nuko Dujin yahise ahagarara imbere yabo, arangije bose aza kuba yabasaba imbabazi. Nuko amaze kubasaba imbabazi yaratambitse, mu gutambika ku ruhande Jay yaraje ahita amufata aramuhobera. Jay yaraje aramuhobera, arangije aramubwira ati Dujin, ati warakoze cyane, ndagushimiye kuba utarigize wiyahura, ndagushimira kuba warakomeje ukabaho, kandi congratulation kuba umaze kuba afande kugeza uyu munsi. Ati ibyabaye byose ntibizagire ikintu bijya kuba byaguhindura cyangwa bibe byaguhungabanyaho mu buzima. Ibyakozwe na papa wawe ntibikaguhungabanye ngo bibe byakwicira isura. Nuko ku ruhande hari umunyamakuru wababonye, arangije ahita atangira kwifatira ifoto n'abapaparazi. Ako kanya baratubwira ngo musaza wa Jay yaraje ahita asanga umunyamakuru, ahita amwaka kamera ayikubita hasi aramenagura. Arangije umusore yaraje akimara kugera kuri Dujin yahise amurya box, aramubwira ati ntukajye wegera mushiki wanjye na rimwe, wa mwana w'umwicanyi we, ntuzongere kwegera mushiki wanjye n'umunsi n'umwe nyagasani. Uyu musore ni umugome, nawe yarakariye Dujin, kandi Dujin ararengana. Nuko twagarutse ahangaha mu rugo, Dujin yaratashye agera mu rugo asanga mukecuru arangije yaraje atangira kumuhumuriza, aramubwira ati mwana wanjye, ati niba wumva ushaka no kuba warira nta kibazo warira, ariko ntugende ngo wikanire ngo ugende upfire muri nyagasani. Nuko baratwereka nyuma y'imyaka 3 ibyo bibaye, Dujin amaze kuba yaba afande wa polisi, hari umunyabyaha yari ari kuba yakurikirana arimo kumwirukankaho. Umunyabyaha yaramubwiye ati nukomeza kunkurikirana ndazi kuba naguhitana ndakwica. Nuko umunyabyaha yageze hano imbere, arangije arahagarara afata umuntu. Hari umuntu yafashe umuhanda abwira Dujin ati nukomeza kunkurikirana ndakwicana nawe. Dujin aramubwira ati ntabyo wabasha. Nuko twagarutse ku rundi ruhande batwereka Jay ngo yari yaramaze kuba icyamamare gikomeye cyane muri filime, mu gukina filime. Jay yaragiye aba icyamamare gikomeye cyane ku buryo ku mateleviziyo bari basigaye bamutumira. Nuko umunsi umwe yari ari mu kiganiro kuri televiziyo ari kumwe n'umunyamakuru. Umunyamakuru aramubaza ati ese, ati amakuru mfite, ati wahuye na boyfriend wawe, ati mukundana n'umuhungu mbere yuko utangira kwiga kaminuza, ati noneho murangije muranatandukana koko na kaminuza utarayirangiza. Nuko Jay yarasetse cyane aramwenyura aramubwira ati yego koko ibyo byarabaye. Umukobwa yaramubwiye ati na n'ubu ngubu iyo mbitekerejeho amarira aranzengera mu maso, amarira arazenga mu maso. Ati ni ikintu cyambabaje cyane, byanteye igikomere cyane ku mutima. Umukobwa arimo kuba yatuganirira ni kuri televiziyo. Nuko batweretse ku rundi ruhande Dujin yari ari mu nama ari kumwe n'abayobozi biwe ba polisi. Barangije hari icyaha bari barimo kuba bakurikirana. Tugaruka ku rundi ruhande, hari uri wambaye akagofero ntabwo turamenya ngo ninde. Yaraje ageze hano ku modoka, ni imodoka ya polisi iyo ba Dujin bari mu iperereza bari guhurikirana abanyabyaha. Arangije azi iruhande rwaho afande yarari, asa n'uwigwisha hasi. Afande asohokamo. Afande mu gusohoka hanze aje kureba uwo munyabyaha yahise amutera icyuma. Umunyabyaha yari yigize nkaho yarembye, burya ashaka ko afande asohoka akamutera icyuma. Ako kanya Dujin yahise akurikira uwo munyabyaha kugira ngo abashe kuba yamufata. Nuko batweretse kuri televiziyo hari urimo kuba yahabwa igihembo ngo cy'umukinnyi witwaye neza w'uwo mwaka. Tugaruka hano kuri Dujin. Dujin yari yakomeretse cyane mu nda, ari kugenda. Arangije bisa naho yari amaze kuba yahangana na wa munyabyaha, umunyabyaha akaba yamutera icyuma. Nuko yaraje aza ku bitaro aje kwivuza. Ageze kuri reception y'ibitaro yarababajije ati hari umurwayi waje yakomeretse, wari ufite igikomere, ati yaba aherereye he? Nuko umuganga yaramubwiye ati uwo murwayi bagiye kumubaga, bamujyanye mu ibagiro. Nuko Dujin yaramubajije ati ndangira ahantu iryo bagiro riherereye. Umukobwa yaramubwiye. Nuko Dujin arangije yarahindukiye aragenda ajya kureba. Nuko Dujin ari kugenda yaragiye arazungera, birasa naho yatakaje amaraso menshi. Arangije mu kujya gukanguka yakangutse ari ku gatanda k'abarwayi. Mu kwitegereza neza, yitegereje neza abona Jay aryamye aho hirya ku gitanda ari mu bitaro. Nuko umuforomokazi yaraje arangije abwira
Dujin ati ugerageze kuba wakiyitaho, iyi miti nguhaye uzi kuba imwe wayisiga ku kaboko indi uyisige ku nda yawe aho wakomeretse. Nuko umudamu yahise yigendera, Dujin arakomeza araryama. Nuko mu kanya gatoya Dujin yarabyutse gutya asa n'ukuraho akarido kugira ngo arebe ko wa mukobwa amubona, aramubura. Biramucanga aravuga ati se nari kurota. Nuko twagarutse ahangaha yitegereje, yari ari kureba kuri TV, hari amakuru yatambutse bavuga ko wa mukobwa Jay ubwo yari yitabiriye umuhango wo kuba batanga ibikombe by'abantu bitwaye neza mu mwaka muri sinema, baratubwira ngo uyu mukobwa wacu Jay nawe icyo gihe nibwo yaguye igihumure, ati barangije bamuzana kuri ibyo bitaro. Nuko Dujin akimara kumva ayo makuru yagerageje kuba yamushakisha, ariko umukobwa yari ari kwitegura kuba yasohoka mu bitaro. Umukobwa abanyamakuru bamukubise ibibazo byinshi biramuzengereza arazungera. Nuko mu gihe akiri aho ngaho yagiye kubona abona Dujin amuhingutseho, arangije aramufata. Umukobwa yari agiye kuba yazungera, isereri yari imumereye nabi bitewe n'ibibazo abanyamakuru bari kumubaza byinshi cyane. Nuko umukobwa akimara kwitegereza Dujin, umukobwa yatangiye kuba yarira, yatangiye kuba yatakaza amarira. Nuko Dujin nawe uko mwitegereza nawe amarira yatangiye kuza. Baratubwira ngo Jay yaramwitegereje abona afite amaraso menshi cyane ku mubiri wiwe, ku myenda, arangije ashaka kuba yabimubazaho, ariko nanone yibuka ko hari abanyamakuru aramwihorera. Nuko ku ruhande hari umunyamakuru wabitegereje, arangije umunyamakuru araza arababaza ati Jay tubwire neza, wowe n'uyu musore muziranye mute, ni iki kiri hagati yanyu mwembi, tubwire, turashaka kuba twabisobanukirwa tubimenye. Reka mbashimire mwese twabanye, reka tuzi kuba twasubira muri episode ya 3. Mwari kumwe na Bozi Amani, ndabakunda cyane. Ibuka gukanda subscribe, kanda like, jya muri comment ugire ikintu umbwira. Ndabakunda cyane.